hari bampitanya abavuna muheto ariko barabeshya cyagenze bitese mbwira nyine nta kintu ngiyemo mani gusa n'ubugome oya mbwira abantu hari ubugome bwinshi mani kabwire Kara ngiye nagusabye kuza tukaganira urabizi ko aciyemo agahe nkomeza mbikubwira umbwira uti ngiye sinshaka kuza kuri YouTube sinshaka kuza nibyo ahubwo sinzi wanyume sinzi ukuntu byaje naje pe niba waje rero tubwire byagenze bite mani imihanda irimo ibintu byinshi umuntu yanakugirira nabi mani ku bintu by'amafuti noneho nta nubwo ari ibintu bakora ubona ari blague mani banashyiramo umufungo bagashora kavuga ati runaka tumurangize rangire kerere ngiye mfite please ibintu byose tuzatuvugana nifitiye abana inkeneye ko bazakura bakabaho nahari ntibabaho mwebwe mumbabarire mu njyane kure y'ibibazo byanyu nose baraguteze barakuniga suyuwe noneho ajate nacyo hari umuntu uje ndaje mite nkubaza ayingide mubanda uyu muntu avuye mubandana risi rya Helena KIDAMA ja Kid the Bible wrong time my brother barakombora ntakire sheri oya fata mikoro neza abari wallahi bimurere long time KIDAMA long time me bade nkumisinze mwana kumisinze nyo kwahindura urimi se bro mbabara umutunge mikoro bade ndi kusoma mwana bade ndi kusomero cyo kiganye baba sha none wanga Kara none ahangaha none cyekiriwo ibibuga birarutana Imana mu ijuru JALAS urabizi ndi umupeti w'umukoneseri ariko wallahi izina ry'Imana u Rwanda ni paradizo yo muri iyi si kejeri yacu ndone ubugande bazanze bimeze bite Eugene naribi mani naribi ariko hariyo na material zose ariko nago wataho ngo bikunde wallahi JALAS nago wakambara uyu mwero imyanda yose irashaje umwana kunyuraho na soni truck ahita gukubita imfufu ivumbi baryita ngo ni imfufu wallahi mitanekereza ngavuga ati wallahi ibisoto byo ntabyo ibisoto wallahi imvura yaguye ibisoto biba byinshi byondo cyangwa zavuye mu ishuri izuba ryatse imfufu iba nyinshi izuba imisana umusana iyo wabaye mwinshi kandi hari izuba JALAS wallahi ndakubwiza ukuri izuba riragukubita yicu gahita uvuga tubona najagaye wallahi reka umushiha KIDAMA byibuza kugoroye muri ukuri wallahi sibyo baby girl urabizi wallahi uri umuntu wanje ariko reka ngubwiza ukuri muhungu wanje halo ni icyamamare Clara harundi ntagiye mukura abanyarwanda mu rujijo ubu umuntu yagiye kwanga ivi wowe utabifitemo uruhare akose ko mukomeza kuntsindagira ngo umuntu yanze ngo ivi ngo mbifitemo uruhare nari nicaye ahantu ndi kwinywera kofi ndi kwihimbira akaririmbo none niko ariko se duciye amazimwe ibintu Clara ari kumbwira ari byo koko uriya muntu n'umusheri wawe ariko se Nerisi umukobwa mwiza aretse ko no gukunda ariko nta cyaha kirimo da mwirinde kuzana abantu mu bibazo batagomba kujyamo oya nibyo kubera ibi bintu byanyu mwihaye by'amakamera ubwire na bagenzi bawe ngo ngewe nabo turi do mbiri ngewe nabo nyine bagenzi banjye ubwo ni bagenzi bawe bakora aka kazi kawe ukora kandi nawe ntagukuyemo uzajya umbaza ibitandeba ndebe hirya cyangwa nkubwize ukuri nkubwire ni vana imyanda mu nzira ka Moses watureba hirya Moses ari muri gahunda ze main yamaze iki si cyo nkubwiye ni kimwe mayindi byanyu murirwa murebuzwa iby'abandi undi ari gukorera ye mwamane muri ubundi za kwa bihakaje murajye icyo nakubwira ko Kigali ni ngari abantu barimo ni bagari mu bwonko ni bagari mu bitekerezo ni bagari mu mikorere yabo ni bagari mu mivugire yabo ntiwamenya wanasanga n'uwo mwicaranyaho uwo mwicaranye nawe zara yaba ntuza na ntuza wo kwanuza na ntuza ntuza wari we
ntihazagira umuntu uzaza kuntera iseseme ntarabona nzanira isabune urumva ntarakubona iwanjye umbaza ngo mwaburaye cyangwa mwabwiriwe ibyo ndimo ntibikureba. Right, JALAS Official TV, reka tubasuhuze, twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye, twizere ko muri amahoro. Abari mu Rwanda imbere turabasuhuje, abari hanze y'u Rwanda namwe turabasuhuje. Tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi. Uyu muntu ndi imbere ntitwaherukanaga umwaka mushya kuri twese. Uraho neza? Aho uri nahageze. Naha wahageze. Nageze byo mwigize. Unumva nawe uje nka Jean Paul wajya ngo uvuye ahantu hadasa. Ikize. Umuntu aba afite ize koko. Umwaka ari danje. Bimeze biteze? Ni sawa? 2023 umwaka wanje. W'igiharwe. Wanjye tu. Eze nibi bitari igihabwire byaranze reka twigire ku giharwe. Ugiye gucungira ku giharwe. Hari bamwe byangereka tugakomereza ahandi. Kandi burya nta n'impamvu yo gucika intege. Uyu munsi biranga ejo bikemera ejo bundi bikazamuka ibindi bikagira gute. Amakuru se Sabura ni meza asa nayo. Araho ibyo wibwira byose ibyo umbwira byose hariya ngo kubaho kw'iki ni si kubw'inkumwe z'iki kubaho kumushwe si bwo kubw'inkumwe z'agaca ndiho mwayikize wabagahe se na bagino none se ko wabuze byari ibintu byarakaze mani byarakaze naricaye mbona ntago mworohewe iyi mihanda yanyu mbona ibibazo byanyu ni birebire mfata inzira ndigende ubwo nukuvuga showbiz ibintu byanyu by'ibikamera nawe ubwawe urimo ibintu muratuzana hano ugashiduka unjyanye mu miryo ya runaka nkashiduka runaka reka insazi yenda kumpitana ariko ze bide imihanda yanyu ibintu byose uzajya ujya kumvugisha ujya ubanza nta muntu nkeneye ujya umbaza ibiri ku muhanda mvuga ibyo birangire pani ibintu byo kunzana muri bimwe byanyu mwihaye none se byagenze bite ko uri kuvuga uzimiza ukambwira ngo imihanda mufite ubugome mani mufite ubugome muri guhiga ngo kubaho mukaduhigiramo ahubwo se ubundi bakambabaza tutariho nimwabaho ahubwo mutariho ni twabaho nsubiza ja twebwe tutariho mwe ntimwabaho twabaho mweze mwadukize mutubeshejeho tutababeshaho se zimwirwa muduhiga hasi hejuru ngo mukreatinga ngo runaka tumurangize mani tumurangiza bita bimurenga ngo mani ngo n'amafaranga ze ngo binjire ngo barebe hari umuntu wabikubwiye ibyo se akavuga ngo urangize umuntu hari bampitanya abavuna muheto ariko barabeshya cyagenze bitese mbwira nyine nta kintu ngiyemo mani gusa n'ubugome oya mbwira abantu hari ubugome bwinshi mani ntabwire Clara ngiye nagusabye kuza tukaganira urabizi ko haciyemo agahe nkomeza mbikubwira umbwira uti ngiye sinshaka kuza kuri YouTube sinshaka kuza nibyo ahubwo sinzi wanyume sinzi ukuntu byaje naje pe niba waje rero tubwire byagenze bite mani imihanda irimo ibintu byinshi umuntu yanakugirira nabi mani ku bintu by'amafuti noneho nta nubwo ari ibintu bakora ubona ari blague mani banashyiramo umufungo bagashora kavuga ati runaka tumurangize rangire kerere ngiye mfite please ibintu byose tuzatuvugana nifitiye abana inkeneye ko bazakura bakabaho n'ahari ntibabaho none se mwebwe mumbabarire mu njyane kure y'ibibazo byanyu none se baraguteze barakuniga biruta ahubwo iyo baniga ahubwo bikava mu nzira none se byari gufasha bakoze iki bagiye mani ishyamba bajya kubaza udukuru hirya no hino bambaririza banshakisha ahubwo urambaririza ubundi kaza ntiyababwiye location mugatemba ariko ubundi muri umuntu ajya kumpinga babahaye location mugatenga kumunyinya neza aho ngewe reka nkubwire ibindi ariko tuvuga ibintu umuntu akavuga ati wenda buriya nta sibyo cyangwa ngiye mbwira neza mbyumva baraguhize nyine nuko bagize amahirwe bo bambajije bagasanga sabanzi iyo baba banzi nabo
hari abantu bagiye bakubaririza amakuru yawe abantu bayabajije bakabikubwira bagambiriye ikibi gikomeye kandi gusa Imana ibaha umugisha kuko nago nzi neza yuko imitego yose birwa batega Imana ibihari cyane kandi Imana si umuntu ngo yijye mu matwi ngo yibwire ngo uriya rero ngo yimushyigikira urumva ngo none uriya ngo wimwiyegereza oya Imana ihora iri hariya kuri twebwe yaba umwiza yaba umubi ibera hose icyarimwe kandi ikindi iyo uyiramburiye amaboko mbere y'uko uyarambura ukibitekereza yiba yamaze kukwakira ubwo rero mwebwe ndacyahari oya wenda wambwiye ngo uraza ngo mukavuga ndaza mani mukanzanaho ibintu nakwivugira ibintu nabonye imihanda mukabigiramo amabifu ngewe ubumbajije mani nanjye mba mu masosho media iyo umbajije ikintu mbivuga uko ngewe mbitekereza kubyumva uko mbyumva nawe ufite uko byumva igihe rero uko nabivuze wumva bitakunyuze nawe ujyuza uvuga uko byumva okay noneho mureke ibintu byo kwirirwa muzana imitima mibi mani mwaretse imitima mibi ahubwo uyu mwaka umuntu uzana imitima mibi arapfa abantu bahaze imitima mibi dukeneye abantu batugenza buhoro batuganiriza neza pana ibintu by'imitima mibi uvuga amagambo atatu uvuga nabi nkagukupa twahagarara numbwira ibintu bitumvikana nkaguhunga nkahita nanakupa inzira zose twahuriragamo dukeneye abantu baduhumuriza igihe twabayeho tumeze nabi n'ikinini none se mu magambo make wazize ibyo watangarije kuri YouTube nyine hari ikintu wigeze uvuga nakubwiye ngo bagenzi bawe bose namwe nawe kandi nagukuyemo mitima mibi mufite muyikura ariko se mutima mubi nakweretse n'uwe iki se si mwebwe bundi mubikereye ibi bintu tugashiduka turi hagati y'inzangano abantu barakurakari waca imbere y'umuntu ukabona no kukwicara guhitana ukibaza kandi nimwe mwabizanye ibi bintu ariko se twabizanye dute mwabizanye mudutera aya makamera muduha amamikoro ngaho ufashe rero nigeze nkubaza ikintu oya gato nigeze nkubaza ikintu kibanga ukaza ukamenera ibanga hano njye ni ari ibanga nyine urumva mba mfite proof ariko ubundi banga niki njye nababwiye ibintu muzashyira kuri social media ntago yabikibaye ibanga imbere yanjye yego ibyo ariko biranumvikana noneho rero bisigaye bishimishije muraza mukahita mubigiramo amabifu ugasanga njye mbigendeyemo cyangwa n'undi wundi kandi arengana karere ntunzwe n'umunwa imyaka 12 ngize amahirwe se product runaka banzaniye ngo ngiye kwigisha umuturage kuyagaze ayigure ngize amahirwe urambajije ngo byagenze gute ibintu bye nabonye biri ku muhanda ubwo naburi cyo mbivugaho none se kere niba ndi kubyumva neza wazize ibintu bya Keza na Trainer mbwiza ukuri kundi ibyo bintu twiye kuvugaho ukora comment ari ibintu byavuzwe biba binini nibyo bintu izo nyine ikintu cyaba cyarakubayeho gikomoka aho ngaho Jara ntago natera ibuye aka kanya ntago nakubwira ngo nuyu sina ngombwa sibyo ntangize ngo nabo bose ko sina ngombwa abo ngabo ariko ntago ari kubinyemeza icyo navuze cyose mu mibare yose nagiye mvuga ni ibintu byari biri ku muhanda iyo mwabitaye imihanda natwe turaza tukabitsindagira neza ahubwo kugira ngo n'abatabibonye birabareba baze barebe nabo babimenye bamenye amakuru amwe namwe hari abantu batazi kujya kwirirwa bahigahiga aza akavuga ati kwa runaka reka numva ibyo bavuze bikahita birekeraho cyane akagumana n'ayo makuru afite atari bubwirwa ajya guhiga ahandi rero ikiza ni kimwe uwo ari we wese gusa amenye yuko ndamuzi tuzajya duse kugira ngo ni ibisanzwe hari igihe muzasanga umuntu yarahinduye umuvuno urumva kandi burya hari igihe urega ari uburegera cyane sanga manu uregeye umuntu kandi ari we uri kurega umva oya ukaza kundegera kandi ngewe uri kuregera ari ngewe nyiri ubwite sanga urabyangije mureke twibereho mani mureke twibereho harimo benshi tubayeho dufite abo tubereyeho hari abantu mani mumeze nk'ingungi mudafite abo mubereyeho ariko se niba utarashyira umwana hanze ububereyeho nde ndambwira Jara ubereyeho ndeze vuga ninde ubereyeho mbereyeho nde nase nshinzwe kuberaho ni wowe nyine ariko twebwe iyo wamaze kubyara urumva ubu ufite ubereyeho wowe ufite ubereyeho mfite abo mbereyeho okay n'igihe nitwaye nabi bibagarukaho igihe nitwaye neza ingaruka nziza banakunize nabo bafata risk ingaruka mbi zizabageraho
kandi nitwara neza n'ibintu byiza bikangeraho ingaruka nziza zizabageraho. Please n'ababa bakurikiye mujye mushyira mu nyurabwenge mumve ngo ibintu bimeze gutya na gutya mwohe kubitwara mu kuboko kumwe. ariko nyine ngewe kubera ko twagiye tuganira mu bitandukanye wanze kumbwira numve niba icyo waba uri kuzira gikomoka hano. Ubundi uteye ibuye mu gihuru ikibwejuye n'icyo kiba gihamye tegereza uzareba ibibwejura. Okay. Ni hatari kabisa. Hano utangiriye noneho. Kizabwejuru uzamenye ko ari cyo gihamye. None se koko uraza kuza muri mudu bigenze gute? Umbwire mudu se ni mudu bundi uyu mwaka ukajya ngo hari imishinyiko. Happy. Abantu bararakaye. Mumerewe nabi man. None abaje nta kantu muriho. Kera bwajyaga muba muri ku gafaranga. Nta mafaranga mufite. Na bese nta kintu muhagaze. Nta kiniki. Nta body nta money. Ufite body nayo abura icyo yambika. Ukabona afite ipfunwe ryo kurya mu muhanda. Nawe ntabazi gutaho. Ikibazo mfite ni kimwe man. Ntago muraza gukora nibidakorwa mwibibiye. Kandi naro imibiri yanyu bihagaze. Sorry nake ibishyushye. Kandi yo nta kuntu ubwo ze muzashyuha mugeze ryari murago. Abonye mwatangiye no kugagara mu mihanda ariko bote muri muzi kugagara ariko wazari intere nkakwereka imibare nguha ivi unabonye mwatangiye guseba ariko kara wundi wamuganiye kakubwire turi kuganira ririya vi bo bararidekaraye urumva cyane n'abandi bintu riziho ariko wenda ngenda ndashaka kwibariza ibisanzwe ubundi biriya bintu urabyemera byivize ukajya imbere y'umuntu ugapfukama maze no kwabikira mara hari igihe bidutera ipfunwemo gake uvuga ati ejo raje adapfukama nyine hari uko niyo winjira ku kiliziya utera ivi abantu bamwe basigaye baravyanze ubundi imbere warinjiraga ugapfukama ubu hari utuzi tuba ku muryango ukoramo ukagira urya ariko nabyo ntibakiyakoramo barakonje urabuze n'Imana ntibakistera ugiye imbere y'umuntu mani Mana ni bangahe bagipfukama bwira abantu ngo muhaguruke dusenga urebe mu kiliziya bahagurutse ari bangahe nkanswe kuvuga ngo mupfukame kera ubundi mu kiliziya twapfukamaga hasi ukanahaguruka wihanagura ubu bashyizeho udutebe dufite mu tundi tuntu ngupfukama aho utarinze ugera hasi nukugenda boroshyamo gake tuzashuduka tunahagaze gupfukama bikarangira. None se uri imbere y'umuntu imbere hano kuri bose babire umuntu ukunda umutima wawe wose ukavuga uti ako gukunda bivuze nyanze ubundi ngenemera ko ririya ntuze ryasezerano ni ry'abantu babiri iyo hagiye ho wa gatatu biba bipfuye. None se gutera wabonye hari abantu yatumiye uretse abantu bari baje haraka free zone ahubwo yabikoze gisirimu yakoze ibintu aramujimu uzamunyereke Imana ahubwo ngewe ikintu nabonye muri birabiye ivi ritapanzwe ntago ryapfa gucamo erega none sukeka ko uriya mukobwa we yemerewe guhagarara hariya niyo mpamvu amavi bayategura gategura abantu bazaba bari mu ivi rye agategura kameramani we apana ibintu byo ku karubanda hari igihe rega n'uwo yangira kuhaza tukabibona bigeze umurarega byarahombye nabonye harajemo abandi ese nta kanunura erega kakubwire none se uriya mubiri barawuciye ko turenda ngo ajye kumbwira ngo muhurira sonative ntimugihura sha yahinduye inzira ako niba ari we nabonye ari muri Benz we wakineneka kariho uri kukineneka kugaherena ari umujyi nabwiye ngazanzanira agaherena nawe nabonye yaragashyizeho biyo ngiyo ahubwo nanjye ako gaherena umenye gakora ibi ngibi ba muri aho ushaka gutaho nteho ndewe ariko reka nkubwire nk'use Terena umusakira umugabo ze si umusore ingingo ze ntizikora neza aho yagira yakwisanyura kwisanyura ze zibibaho ubu nawe muhuye yakwisanyura yapa na bya bishyi byawe ahubwo Terena byo ngo yahura nawe wese yakwisanyura kandi numvise ngo hari icyana ngo kiri mu mujyi none nk'uyu murwa ngo cyabatesheje ngo ibere cyaragiye kiracongesha ngo kiri ku mucongo ikihe cya Noeline washa
ngo yagiye ku mucongo noneho ngo kwambara ashyira kuri ka kandi nawe byaravuzwe kuri terena amahoro nakubwiye ngo umusaza yakwisanyura aho yagera amahoro njye nivugiye icyana cyari conze ubwo nuko ntangiye oya byaravuzwe ni ibintu byavuzwe none zubundi byemeye akayibimutwaye cyari ikibazo se oya nabonye yabihakana indi ubihakana terena hasi umama mugira ngo ahanyuze hose abivuge ibyo yakoze ntimwamuvuze ubu ukajya ngo iki kindi yazongera kwemera yamenye ubwenge wagira ngo we ntiwamuvuze arya igihe arira ndekera umusore rata handi uzajya wisanyura reka twigarukire ku ivi ririya vi byo hari n'andi makuru mfite kiriya cyuki inshuti wawe hepfo ngo nawe bibirimo neza ubuhe se wa wundi ariko ari producer ari barinde aba nabonye hari ukuntu bameranye sawa none uranshanze uraziranye mani reba yacu urumva ujya uzimiza nkumva ariko producer byanze producer duhuriyeho harya nini pare ahantu mu gahe kase gutyo kongera ugakata rugando hepfo aho uriya se Morix none se wowe ukeka ko we urugingo baruciye Morix ibi bintu uzabikate mana atazamitana Morix sinabonye ze yikaraga kuri kira cyane sure ahubwo uriya mwana reka byange ni mugi wowe wata umuntu wiriya ukaza kwira mbwira neza uriya mupapa ari mu bantu utapfa kumenya ibyabo kuko aba ahora mu nzu se ari ku cyuma oya nyine ni umuntu urabona ni umuntu utakiri muri game cyane game yiheze yo gucuranga ibyo yarazi byaragiye naranga reka nkubwize ukuri jara ubu nibi nzabizira n'aya makuru wabona yazize ja niba uhakana banza winyabya social media zurazizi za Morix ijyayo urebe singuyu kandebe singuyu yamushyizeho se yaba yaremeye icyaha abana ahubwo mwebwe muri aho muri kwirirwa murira muvuza induru injirayo urebe Morix ubundi kubona se ubu niwe nuza harya ni paru hari parole hari paki ndayigira sura cyangwa hantu nta nimero zufite hamagara mubaza uti icyana iki niki kivuga iki niki umva ako umwana bajyana mu muhanda noneho hari n'akakuntu nambaza ngo nabikura umwana wafashe umubwira uti kerere arabivuze n'ubwino noneho ubwino wakuye ahantu ese hakurya kuva iwanjye wambukiranya umuhanda sinanakata ndi gukora siporo nkamugwaho muri aho muri mu bintu by'ibihuru kugira ngo atashye baba bari mu kantu k'agahuru ukagira ngo ne siporo ukamugwaho nk'ubwo ushatse kuvuga iki hamagara wumve Allo Musa Yes JALAS bite man siri gute Isama long time akwabuza ari kuma twaraburanye ahubwo we warabuze uba waheze muri studio ubusinshiriwe bibaho rero ese amayinite nababwiye ngo mwarakennye ngo nkwe erega n'ukwa mbere wangu reba itariki tubona ngo kwa mbere kuri amezi 3 wampaye amayinite ukanduta ntayo nguhaye umuhamagazi yanjye noneho ayokerera imwe amahoro guza ntibajya babaguriza ubwirwa n'igisa niba ntageze ku rya 5 ideni mumerewe na nabi shaka ndebe ko amamagara natampamagara ubwo kambenyagura icyo nkubwiye cyo ni kimwe JALAS bino byose abana birirwa babajije ntabwo erega ni sheya tujye dusharinga dusaranganye umwahundi n'undahundi ese noneho banavuze ko bikaba biri mu byatumye arenga se ureza ari amafoto umuntu yambaye ukuntu kuri n'ukuntu umwana w'umukobwa yemeye kwambara twatwenda twanyu Mori wamagaye ndi mu kiganiro ihangane nkuvugishe gato mubwire ko ushiriwe nari nshiriwe
Karara ndabona ameze nkaho umuntu wabanyagakena yahita muta. Ndi kumwe na Clara yarambwiye ngo yarambwiye ibintu ariko ndavuga reka mbikubaze ntazagira dore umusaza Clara sibuga kubwiye ngo ikira umuntu yamatsiko suyuwe none hwajate nacyo hari umuntu uje ndaje mite nkubaza maye ayingide mubanda uyu muntu avuye mubandana bisirya Helena KIDAMA ja Kid the Bible wrong time my brother barakombora ntakire sheri oya fata mikoro neza abantu wallahi bimurere long time KIDAMA yo long time me bade nkumisinze mwana eki kumisinze nyo kwahindi ururimi se bro mwana bade ndi mbabara umutunge mikoro bade ndi kusoma mwana bade ndi kusomero cyo kiganye baba sha none wanga Kara none ahangaha none Chekiri ubu ngube interview wayimukoresha kuko Chekiri aje nose oya mbara umbwire baby girl oya ki bona ubonge vipi punga yuko wapi punga ikori ariko zo punga agapunga ko ndakabona bade nyereka ku mihanda ya Bombolodi baba KIDAMA jara kutoka UG Bombolodi sai wallahi KIDAMA muhungu umwaka warushize jara so wahindura ururimi ko numva bigucanze nose ushaka tuvuga uruhese JALAS urwiriye wallahi mumeze mute papa manuke ndabizi ko nawe uri umuyayi wari mukwana saje sokora bono osajya bangambye ngo Kigali ngo bona bari na sente nabagambye nabagambye ngo badakika kumi ngenda kuba ndi Kigali wafe ngenda kubere wafe baba negwe waruyigirayo oba waruyigirendo badengera kusomero rwachi ni kusomero uzikavuye no kurwiga rwose kuburo kusomero baba wari gucika kwicika cyonze ikibugande naho ni kwishuri wallahi none se ki bade ndi kusomera Karara mbabare yajya gutunga mic nawe ntayiruka kuri tele nawe yashize igihe ndabona ibintu byo do baby girl bade nkumisinze nyo uri fit mayo zike mwana mayo nkazike mbanze nyo amaziwa no kandi wowe uvuye kuyazana baba kanjaha sente zo naziretse ku Bombolodi none ukoresha iyo nanjye ndamutungiye none se wawasa mbade nsomera Bombolodi sente ngo zireseyo Bombolodi umanyiwo Uganda nawe ikikubo kigenda Bombolodi kiri side ki wasanga utarahahinduye kiriwa wise umanyiwo oya kijewe oya muretse kungurisha sibyo ibi by'iwanyu muraza kubiganiraho imibare yanyu imibare ki ariko se uziko nandi kuvugisha umuntu mubaza iby'inkundo ngo ari umusaza bangwege mbade ntuse navude Kampala ku macha abasajya n'abagambi nagala kugende wafe ba brother bangamba kiki ubadiki bagamba ngende wafe wariyo sente wano sente te wali abasajya bangamba eri wafuna yoki Ikinyarwanda warakibagiwe ekisinge Rwanda hari abakazi babera ku street wagala kuzina ugenda gukora shoti bakugamba baby no soka no sasura njyangu tugende gukora shoti akose ki oya ngiye KIDAMA nzi ko Ikinyarwanda yabatara ntago yabakiwe none so bakakanyera kibagiwe usaba mu diaspora nabayo nabana Uganda bangambye we kano kasajya kayayi akasajya kabera wano oba amezi 5 kamanyi Uganda kabade kayayi oba bitundu byona kabimanyi buri kimu cyona kogera ibintu biki wanabaganda bangambye peti uri muyayi nabagamba nge mva mu town uva mu town yawa kano kavawa unabya abaganda bari nikizibu kimu bari nikizibu cyo kogera ibintu bogera ibigambo bingi bagambe ibigambo bingi ngukari akasajya kavawa kano kasajya ka Kigali kano ka Kongo bakano kaki nabagamba bari ugahindura irimi koko kareka KIDAMA ntago nongera gutuma muvugana ibigani oya
oya tubwire oya tubwire mu kinyarwanda KIDAMA oya KIDAMA Nesomero wari urimo wiga cyangwa wari waragiye kwiga ubuzima bw'Ibugande ndagufashe nta kindi wari uriho ahubwo wari urimo wiga ubuzima KIDAMA yewe mbwira aho ugaragara tinza aragaruka ikigande mwe mukihoreye sibyo abantu badukurikiye benshi bumva ikinyarwanda KIDAMA wabaga Mugwangi nakubeshye wallahi reba ubwibone magaze nawe urahita ubona aho nabaga cyose nari nkumbuye KIDAMA nakubwiye gumehaga wallahi reka nkubaza akaza kabatse nagoye wakaga wallahi ntabwo namenye ibyo uzanye man urabizi mahaga wallahi iby'Ubuganda ndabizi man jari ibintu nkoreye ahubwo arakubera wizo azanye umuti imiti manu wabona nawaje babarira wallahi umagaha nakaguhe wallahi umva ndakamwimye manu ubuze ndamenya ari bicu uzanye man reka kuneza wallahi abafana mbabarira KIDA ngenda kubaza akabazo kamatsi ndabaza akabazo kamatsi mbabara mugize ukuri uvuye kwiga cyangwa uvuye kwiga ubuzima bwaho wallahi ebana nakugambye oya tubwire mu kinyarwanda mu kinyarwanda rwaki tubwire mu kinyarwanda nibyo rwaki umanyi Uganda tubwire mu kinyarwanda abadukurikiye wallahi JALAS urashaka nkubwira iki ndashaka kumenya nyuma y'umwaka tutabonana uvuye Bugande Clara arakubaza ati se uvuye kwiga ishuri risanzwe nka class cyangwa uvuye kwiga ubuzima bwa UG hataje mu buzima twashwanira imbere ya kamera akibugande bitandukanye na zira je nago sinshobora kukurimba cyangwa kubera nago nakubesha bro urumva nje naragiye sinshobora kukurimba mwana naragiye kuvuga ngo inyoko ngwiso wallahi nicyo cyanjanye baba none se nkubeshye umva nje nakoresheje passport ndareba ndavuga ese kejeri ni yanje ibyo byo murabizi okay nagari yanje nje nyine ariko ndi urabizi turi benshi ariko ndizera ko wallahi kuri urwo rutonde kereka wallahi nageze hasi kereka bavuye kuzika nibwo ahita uvuga ati birarangiye ariko wallahi nyiri ku muhanda ariko nararebye ndavuga ni wallahi ibi ntabwo biwa passport yanjye se ni gute yarangira wallahi ntikarazi nagiye nashidutse wallahi nafashe baga na n'ibintu byinshi nashyizemo bita mvuga reka ngenda ariko mbanze nde ikibuga cyanjye nari inyiza urabizi najyaga muri diru n'iki ariko ntago n'iki urumva niryo shuru vuyemo wallahi oyize arize nyine avuye nyine urumva ibindi yajyaga yikaragayo muri business ariko bavuye kwiga nyine urabona iyo wabaye ahantu nibwo umenya naco nibwo umenya umwihariko wawo sibyo kubera urumva baba ariko ntago nkubeshya wabonye ko ibibuga birutana wallahi nageze aho ngaho ndavuga nese uko konzongera kwibona ibibuga birarutana cyane uzongera kumbeshya baba ibibuga birarutana Imana mu ijuru JALAS urabizi ndi umupeti w'umukoneseri ariko wallahi izina ry'Imana u Rwanda ni paradizo yo muri yisi kejeri yacu ndone Bugande bazanze bimeze bite Eugene naribi ariko hariyo na material zose ariko nago wataho ngo bikunde wallahi JALAS nago wakambara uyu mweru imyanda yose irashaje umwana kunyuraho na Sony truck ahita gukubita imfufu ivumbi baryita ngo ni imfufu wallahi mitanekereza ngavuga ati wallahi ibisoto byo ntabyo ibisoto wallahi imvura yaguye ibisoto biba byinshi byondo cyangwa zavuye mu ishuri iyo izuba ryatse imfufu iba nyinshi izuba umusana iyo wabaye mwinshi kandi hari izuba JALAS wallahi ndakubwiza ukuri izuba riragukubita yo ugahita uvuga tubona jagaye kere wallahi reka ngushiha KIDAMA byibuza kugaruye muri kuri wallahi sibyo baby girl urabizi wallahi uri umuntu wanje ariko reka ngubwiza ukuri muhungu wanje iyo hageze nibwo uhitibona ko ntaravu wallahi baho warabibonye bya bindi bazaga bakwita wallahi nta muntu wazumbwira yamarira nirirwaga ndira wallahi ngo baby girl ngo yambabaje ngo baby girl wallahi ngo bavuye kuvuna ngo ndababaye hariya barasaranganye hari umwana arakubwira Tangahe sebo wagara kijyangu jyangu kirungi sende nicyo cyonyine ba akugamba ibyakaca bari si byagara akaca bari ukamanyi gahunda hari kuri wasake ngo bizana ibibazo cyane ngo bituma umuzigo uba ngo munini
baba cyakora wallahi nkumbuye ibintu byinshi ibintu nkore ntawo nzabikubabarira babarira wallahi we na Claire muranjyana he ahubwo wagakwiye kuba ari wowe utujyana wallahi reka nkubwize ukuri nta muntu wava Bugande wallahi JALAS ngo umubwire ngo azanye amafaranga hariya nta muntu ujya uvanayo amafaranga unanatinze yo na tike wayibura kubera ko ibintu bibayo nikuzi namagaye Skytu ndamubwira Skytu ndabona none wani ikibuga kimeze nabi tabara mbabarira ifite chance yarija ifite amagarama menshi ni truth man nago mubeshya ifite chance yarija ifite amagarama menshi mbabarira unyoherereza agacumi ubwo urumva agacumi y'umuntu akaguhaye utijya kuri Trinity ni imitwaro 3 n'ibihumbi 2 urumva imitwaro 3 n'ibihumbi 2 wallahi JALAS ubwo se nago wavuga ngo imitwaro 3 nta kintu wayaryamo urira muri rahisi kubera ko wallahi hariya nago wambwira ngo warya kinyebwa uriya kinyebwa cyoka mbade ndiye kinyebwa amatoke biki nagamba etoke kinyebwa umucere n'ekijyanjaro nanakati mbade mbera nabagamba kubera nagezeyo imere yahita ibiryo byaho birancanga cyane kubera nari ngiye kubayo none nago nagendaga mita nongera ngaruka ariko Claire ndakubwiza ukuri baby girl mani bari abantu barirukanse cyane bagize kure wallahi base wakanakana gatoye cyane twatundi twaro dukoze twanjye ari utuya twanjye two mu rugo ushaka kukaka nimero kakahita kakureba kakahita kakubwira ngo bagara kakahita kagusuzugura mani kandi arakanda bro kavuga ati cyakora buno nabajuru nabayayi we babonye ko ubujura butandukanye Shakire nkunda amabahora mwene kwa mubwa bashobora batumereye nabi abantu bora kamubwiza ukuri izina ry'Imana bari abana bo nabayuwayi cyane kuturenza kubera ko wallahi reka nkubwire niba ari ikintu nari ngiye kwiga bari abantu najyaga mbumva ubundi najyaga ariko ntaraba wallahi ndemeye ugiye kwicara ugume mu gihugu cyacu tuzi niye wambwira ngurama nahise mbona ko nabantu babazabweru babanazahe wallahi bahora bifuza KGL nago nkubeshye kubera ko wallahi reka nkubwira umwana hari ya parika pochi bafite ikintu bitimi bafite imodoka baba umwana kunyuzaho pochi yanditseho izina rye Black ari izina rye ugahita kongewe na urumva ntabwo byakubayeho ngo umwama tambuke uname urumva ngiye nigaga ntabwo bigeze kugeraho nigaga aho ngaho za wandege ni mu town no ariko nararaga bombo nararaga ku muhanda wa Bombo Road niho nyine akavumo kanje kari iyo uvuye musi y'ikiraro cyanozani uhita wambuka ugahita ugera aho ngaho boys nzembera aho boys urabyumva mana ariko ibintu nahaboneye wallahi bari abantu babaturenzeho kubera ko ibana bo mani bafite stress ya danger ni wana nabona n'umwanya wo kurya n'umufungo wawe wallahi uribazo kavuga se ibi ni ibiki uhita uba umusazi none se bya bintu byawe by'umungara urabona se gutaho oya produit yo narayivukanye urabizi byo nabura byose produit yose ko nayirimanywe wallahi produit yo narayivukanye naga ari black championera ntubizi baba cyakabiri ni karemano agapunga kugakura mukisiga sasa uyu ngubu wallahi kubera izuba rya hariya wallahi nari nkeneye umuyaga w'Ikigali wallahi kubera ko man ndebera ibi bintu ntago wallahi hariya ntago wazajya ahantu heza ntibishoboka kire kuri ingagari wallahi waragafashe uri wa bay kuko ingagari baba bakubwira ngo musajya wa bay baba uyu wa bay twebwe rero urumva baba kasajya kala isi mwana na sente mwana wareba ukuntu wallahi hano wikaragaga imihondo Claire izina reka mbabarira izina ry'Imana ikintu ngusabye icyo gihugu nakigiyemo mbere utaza n'ibintu byo kwigira gutyo njye urwo ruganda bagiye kwigirayo narwize ndi hano mu Rwanda hagiye narumenye hano mu Rwanda nagiye wallahi jara ndabeshya njye ntabwo rigeze ndenga umupaka ngo ngiye kwiga ikiganda urumva ko abanaga nabo kubana nabo nawe muyayi uyu muyayi wa Kigali muyayi wa Uganda muyayi wa uyu muyayi yaragiye Uganda ururimi ndore se igihe wari umaze utagaragara ahantu hose ibintu warabikurikiye byibuze wamenye ibijya mbere shangiye rwose reka nkubwize ukuri nkuko numvise ni Facebook mwibera wallahi nakubeshye JALAS ngiye kukubwiza ukuri buriya iyo utagiye hari ibintu byinshi utamenya sibyo Claire urumva ushobora kugenda hano urabizi n'ubundi naho habazwa hamaze abantu bagira bra ngo kiwe ndashobora kuba ari ishena ariko ngiye nk'umuntu nzarabizi ko ndi urabizi ko nta dega ngiyewe ngira ebana nyine ubwo byaba accident kugira ngo wenda ngiye Madrid
kubera ko urabizi Imana ni ibintu biba bikomeye cyane ndi mu bapeti sinzi ntago nihamagaye ariko ndi mu bapeti niyo wanshyira hariya ukamanika ku cyapa bakubwira turiya mupeti yarabikontroye niba ari umwenge ni muki byeri wanye ziringaniye urabizi kuko iyo byagiye kuri swege zanjye nazo wabona umucongo wahita uburiramo square ariko reka nkubwize ukuri abantu bose twabarenze abantu bose tubarenzeho kubera ko bafite ibintu byose ariko tubarenzeho Imana u Rwanda ruri hejuru kubera u Rwanda usanga umwana hariya muto uri nko mu myaka nka 15 ibintu bya smartphone utanabimubwira niki watekereza ukuntu kejeri wallahi umwana noneho we igipupe bari kumugurira cyo gukorana wallahi ni iPhone wallahi murumva rero ibyo bintu narabikurikira telecommunication ya hariya ama social media ntago barayamenyera abapeti bafite amaduka urabona nkatwe urumva tuba twaragiye urumva tuba twarambitse nk'abantu wenda urugero sibyo bakaba batuzi n'ubwo umuntu akaba yaza mu kiganiro umuntu akavuga ati dore wa mpeti wanjye yagarutse niki kuko nge nkanjye nk'umuntu mba narambitse mba naramushyizemo virus ntabwo ngiye naba ndi mu gihugu wallahi ngo kuko ndabizi n'ubundi nugitaho akazi nugataho ndatangira guhamagarwa ariko n'ubundi amakuru baba bayabwiranye ariko kirenda kubwiza ukuri wallahi turabambere babyemera batabyemera kuko hari nk'umupeti usanga avuga ikinyarwanda yibera yuji ariko kakubwira ati Imana Kigali nzagerayo gute noneho nawe ababazwa no kumva uri kumwiryaho wowe uhazi noneho wavuga ikinyarwanda atahazi noneho ukamubwira ati mister akurusha n'ikofi noneho ukamubwira bro uzi nkanjye urabona aho hantu uri kurira ibiryo ngiye mbakejeruza ahantu nariraga nk'ibiryo ahita agira ngo ahita avuga ati Imana bajya babimbwira ku magambo ariko wallahi nari nkumbuye iwacu welcome back bro nari nkumbuye iwacu ariko abantu bati KIDAMA yaramanutse yarafunze yewe umuntu wabivuze wese ubwo ngubwo afite yaba afite ntago bajya bati KIDAMA ari majereberesha yewe Madrid ntago bishoboka kugacongo kawe KIDAMA discipline yenze ntago bishoboka ariko agira na discipline yaba byaragenze bite ntago bishoboka kuko ibintu byose ndabishera kwe na kintu gishobora kundusha imbaraga zo kujya aho ngaho sibyo urabizi kandi none ubu ngubu ariko nawe barabikubwiye abantu wenda ugarutse bati twari tuzi ko ufunze ntago kubera urumva no masegonda maze zungu yari yagira naje nimugoroba urumva naje nimugoroba naje muri iri joro nageze hano ku macya nageze hano wazekiro nca ku macya watuseno ku macya cyakabibaba wallahi wamayaga kangi wambamariye wallahi kame kuko urabizi bari abantu ntabwo ibyo bintu banje babikora wallahi babarira uzanyira rero iki Kigali wallahi ibiraruzanye uzanye pupa kabisa ya Allah cyakora byishimye wallahi nari nkumbuye nanjye kwicarana n'abahungu n'abana nanjye sinzi ukuntu cyaro narije kwifatira gaporezo mba ndababonye we na Clara ndavuga ni wallahi ebana ngiye gukora ikiganiro kitari kiri muri gahu cyonzi cyo ni kimo poza cyonzi cyo muri abani byose babirimo uduporezo turahari ngutu hano hafi nta kibazo gihari hoya ndabizodo aho bayagezemo hano ni iwacu mane ntago ari biriya byo kumbwira ngo sebo ngo ye ibintu byinshi nose ko ndi mu rugo wallahi kide bible hola uracyari wawo ni kabisa ikamyo se byagenze bite ikamyo nayijemo se abizi tubiziranyeho KIDAMA igihe twamuburaga yarari kwikamyo ariko sinamenye yayijyaniye i Kampala urumva ibintu birangiriye i Kampala yamuza ari kwikamyo ahantu tu urumva nje nago njara wabangiye gato oya ubwo wallahi nari kumwe na baby gare wallahi ukuntu nari nkumbuye aya mafoto nari nkumbuye amafoto byatari nari nkumbuye kuba ndi kumwe nyine n'icyana kinzi hari bukore ngo kimbwire ngo meka nguri na sente meka wallahi ibyo bintu byanjyaga wenda naba banyaru bacu barijijisha wallahi akuzingura ariko gake gake urumva style ukuntu yagenze nagiye ku ishuri urumva viyo wanjye ni umudriver n'iki atwara trailer yarambwiye rero urabona ko muri no minsi akazi kari guhinduka arambwira wowe noneho reka nkwere mu supporting ugende baguhereza icyuma nk'umuntu akwigisha icyuma urumva navuye hano mpita njya muri Prime Musanze muri Prime Cement muri Prime twakoreyemo urumva ariko nari ndi gukoreramo ariko ngewe deal ari ukugira ngo menye umuzigo
kurumva buriya umwuga w'abaviye ni kwa kundi nyine viya bakubwira ati nubwo uri muri style yawe ndabizi urayishoboye ariko wallahi iyo boro nayo yibikeho kubera ko ejo isaha n'umunota urumva urabona nge ndi gucomoka ndi umuviye urumva byakora iki byazagufasha sibyo kre wallahi waba wagiye safari wave Mombasa wallahi umugore ukaza utamuzaniye ubuto bw'Imombasa cyangwa utamuzaniye isabune yo y'abana yo gufura icyambere ikamyo wallahi ugifata amahireki urumva ugifata amafaranga y'urugendo amahireki shawara yemenye ndayizi baba amahireki nicyo kintu cyonyine kiba kwikama ariko ikamyo igira n'icebe nyine ariko amahireki yo utayifite icebe niki icebe nyine ni iry'abantu nyine baba muri iyo diri urumva icebe mbavemo ko nabyo mbizi wallahi reka kukamena habayeho se ariko bitebya ariko kre wazaritse wallahi mva ngubwire wazaritse ko swege zawe wamba bari nka kwigisha icyuma wallahi ko swege zawe mbabarira wallahi cyakora wallahi reba kre bireka tube tunana reba kre umubonye wallahi uzi none najyaga mura n'abademu hariya bazanye klinka bavuye Dar es Salaam wallahi bifunze wallahi ukabona peta afite dafu nshya ari umudemu wallahi ukabona ari kuyikata yinjira muri prime ukahita uvuga ati cyakoze wallahi kre kufite swege z'ababebe batwara ikamyo waretse nka kwigisha giya giya ndabizi shandeka none se JALAS bimeze bitese mbwira bizimasha wallahi cyakora mbabarira banze umema nk'agasandolari wallahi mbanze nanjye ngende noge nge no mugasabona niki kubera ko ibiceri byose nakoreye hariya nago nigeze mbona wallahi oya bana bimbwiye nyinjira hariya barambwiye kugiye kureba JALAS ndabwira ngo niyo ngiye kureba mpise mbane kamita mbabaza yabonye ibiceri ngo yaragafashe ngo n'umutaka hano hasi urahari nahise nibazaho nari naragiye ndavuga n'ubu nagwa n'umutaka bawukubwiye ariko abantu bazazira rifuti kabisa JALAS ntugahakana ibintu urabizi none se baba urambona gute se naracuye cyane se ku buryo wenda bari bonyuzemo ijisho wallahi natinya no kugera na market n'ubu sindagerayo bari kumpamagara market nguri he ngo none se kuri kutwitsimba ariko wallahi kubera ko akavumo nari naragasize karimo baby cake nanjye niki baby gara ari mu kavumo namubwiye ni baby banzo ushyushye amazi ukomeze unyagire utuzi dushyushye kubera ko hariya haba yizuba ryinshi man uragenda ukaba black ukaba umukara kubera ko una n'imisozi bayo na hano waryihisha urabona se niki naraciye koko naraciye ntago naciye baba meze neza abaza nka kirere tu kirenda sani mbwiye nk'akana nyine nicomokemo nkano nko muri abani nkahita mbona nk'akana aho ngaho nkahita cyo bigusaba se cya kindi nk'igisanzwe kwanza kongera gateraho kakana kagapungamo gake nta iponje ufite ibyo sinjya mbigira ushakiye amata ku ntusi ku kimasa none se JALAS umva nkubwire nyine ikamyo sanze nyine ndi kugarira na Clara nabyo ariko nabonye ibintu byose style nta kintu kirusha ibintu ubucuruzi nibwo bwa mbere mba kuko ikamyo ubona amafaranga menshi ariko nawe umeze nka mage uburi nka mage ntago umenya style niki uburi mu muhanda nyine byaba birangira mu buzima bumwe kwa uburi mu buzima bumwe ikamyo uragenda urumva turera urumva ibintu mbayemo umwaka hafi wose ni ibintu nzi cyane urumva turera niba uje umuzigo uvanye hano kuri prime ugiye wenda ari nkano twatwaraga amasima aho ngaho za Nyaruguru ahantu muzehe bari barubakiye abantu batishoboye badafiteyo amazu yo kubamo iriya midugudu nitwe twayishyiraga amasima mbese nawe wari umuvantara oya ntago ndi umuvantara kumvuye mu kibuga Kampala ntago uzi ko ari mu kibuga nyine twavugaga mbere yaho nabaga i Musanze ariko i Musanze naho urabizi ntago ari kure y'i Kigali n'iki ariko abantu bagiye bambaza ariko KIDAMA yagiye umwaka wose urumva ni munini cyane izina ry'Imana nakubeshye JALAS nta kazi karenze akazi kose ni kamwe ubuhinduye akazi ahubwo ibyo ubona mu kazi ufite wimanaginga gute ariko akazi kose karasa ubuse ni ari nk'umuntu ubukorera miliyoni ariko ku kwezi ukaba nta n'ikintu wamubaza kandi hari n'ukorera gitata ariko wallahi umva mu kwezi ukamubwira ati bimeze bite se agahita akubwira n'akajano kaba akamwaka kakaguha cyangwa na kabiri square cyangwa na zike wawe ako se zikura yizi zike ni zike niki mwana umuganda kugamba mwana mbade ndi na zike mwana uri na change wa zike zike ni note ya senkani ikido ni igiceri cya magana cyane umuzage n'umuyayi n'ibidarabizi wadukora none ukuntu wabayagarara nje oya mva JALAS nambabarira wallahi wallahi wazanye n'akabina kanine wallahi
ese none wallahi mwariye ibiki wallahi ubwo nabeshigo nije ngize uyu musore cyangwa nigende wallahi mbabarira ahubwo ikiganiro ni mukirangize twitahire kuko nubundi views mwazibonye ariko mu byukuri ibindi mukeneye ariko mu byukuri izo ngizo rese mukidama wallahi umuntu wari umaze umwaka mutabona hari ibindi mukeneye ikiganiro cyarangiye JALAS mujyane twitahire none mumbabarire rwose mubirangirizaho Indaba kabisa ratucanze birangirizaho rwose urabona hari ibindi bintu mwavu mwese mwamukivuza ibiki ntacyo tuzaganira neza KIDAMA tuzaganira neza byihariye abantu badukurikiye bamuzi wariye mbabarira wallahi nondebera wallahi urumva urabizi kubwiye umuntu ngo namata byari ibi bintu nkoreye oya ndeka oya genda jara wakuye umuntu mu kiganiro cyangwa nigendera wallahi nagifemba nari mfite basi nyine umva ikintu nkora reka nsoze sibyo jara turangiza reka dusoze oya urumva twari twatangiye hari ubwino nari muhaye rangiza usozanye n'umuntu nakubwiye ufite imibare yitwa kwa rompe ntiyagize duca impaka ubundi kirageze n'ubundi yatumye nkupumura reka manuke nyine dore nari baresheje ndaje mukanya ndaje ntabwo nabikora umugabo umeze te wallahi ibase wallahi reba ibintu nkoze wallahi uneje umbabarira ari akuzi ko wallahi sinshobora sibiri kutureba wallahi basi mpagasoni nakubwiye ngo nkumbuye haga mbabarira mani bisanzwe byonyine oya mani cyara basi ndebe none ukuntu usigaye mukanya reka ndagize ikiganiro urambona neza ndagenda nicaye oya birakomeye kabisa wallahi kamisha ariko wallahi urabona ukuntu Clara abariyo nambona ndi kumwe na baby wanje uri gukaraga icyuma kicyose sinkubeye ntabwo nari gukumbuye tu gusa nishimiye kongera kukubona nanjye namaze iminsi ntahari tu ariko nawe ngo yari yarabuze namaze iminsi ntahari ndaje nkubwire game ko yagenze babarira wallahi ngiye reka dusoze kubwira no muciye abamaye makano wawe mayemo nkabwira aho ngaho kuko nagenda nayo nkumbuye n'akamitsingi wallahi mbabarira square kamitsingi ntabwo akabona gariya hoya nta hari ntabwo nabimwaga cyane kubera mani iri Apollo natwaraga byamvunaga cyane ariko ebana nari nagiye kureba imizigo tu ubundi ngiyewe style yanjye niyo namenye ibintu bingana gute akazi kanjye ni ubudodo akazi kanjye ni style subizi ariko cyakabi ndishimye cyane kongera kubabona wallahi ariko ngwino ntabwo uri buncike baby girl ndaje JALAS cyakabi asante kabisa amwita KIDAMA jajara ibyo nkoreye umunsi nongere mbazona yingiye kubaza ariko sino yaritaba none ibintu nkoreye yatu disturbance kamubaza allo umusa Nabite JALAS amakuru y'iminsi kwabuze ba shani fresh yabuze sharanye ndaho kabisa sava twaraburanye cyane niwe wari kuwigize rare tu Tinyikona sinzi kabisa oya ntarare ndahari nuko ntaheruka muri izo nce amakuru y'iminsi se bimeze bite amakuru ni meza ariko nayinguhamagaye hari ubwino numvise ubwino buhese kandi amakuru rero numva hari umuntu inshuti yaje turi kuganira ndi mu kiganiro n'ubu ngubu turi mu kiganiro live ndi kuguhamagara turi mu kiganiro ntubigire ikibazo okay nta kibazo ariko namenye ko byaciyemo ngo byaciyemo se uwo muntu cyangwa bimeze bite mumbwiye uri kwisetsa ubwo nawe wise ubimenye hari umuntu ejo bundi batereye ivi mu mujyi mbona babyumvise nabibonye bicicikana ku mbuga ahantu batera amavi sinzi uriya muntu se ko nabonye asa nk'ujya upositinga ariko namwe murinjirira ubu si byo wabikuye he wamubonye he kandi umupositinga none se urumva namubonye kuri stati hariho na ndamupositinga ariko isoke bamutereye amavi ubwo nyine sinzi urwego bamutereyemo amavi simbizi umuntu turi kumwe yambwiye ati tubyemerere Kigali wisheya turasa Kigali wisheya niyo gahunda
urashaka kuvuga iki sensobanurira turasangira ese wamugwa ukamusuhuza ko ari umushuti wawe n'ubundi nawe aha niyemere ni yego nawe wamubwiye cyangwa ngo nguhamagare ngo nkubaze niba ari fresh ninde se halo ni icyamamare Clara hari undi mwagiye mukura abanyarwanda mu rujijo ubu umuntu yagiye kwanga ivi wowe utabifitemo uruhare akuze ko mukomeza kunsindagira ngo umuntu yanzinga ivi ngo mbifitemo uruhare nari nicaye ahantu ndi kwinywera kofi ndi kwihimbira akaririmbo none niko aha icyo nzi cyo ni kimwe muzajya mubyanga none se IG yawe ko hariho akarabo k'uwo muntu nta bandi bantu ufite ku buryo washyiraho akarabo ari we wa mbere ushyizeho akarabo ariko akarabo se ariko akarabo ni uburenganzira bw'umuntu kugashyiraho nawe ushobora kubipositinga ukagashyiraho ngaho nshyiraho nanjye ushyiraho akarabo ubwo nyine shyiraho nanjye ushyiraho akarabo amakuru tuba tuyazi ishayi inywera icyayi ucurangira umuziki byari ubu hari ikindi urekarama wajya muvugisha ukuri uri kurya uvuze reka nkomeze mpanga igihangano reda kuzabazanira ubundi JALAS ukorerwa ujya muri rwinshi twicare ahantu tuganire kabisa tuganire tuvugane dore anyway felicitation bana rega abantu bazima nabo basigaye niba ariko ayo makuru muri kuyakoresha kope ya rompe kankureke sawa ngaho basi ubwo tuzabonana muri iyi minsi uzamubwira aho wakuye shitani kabisa ariko se duciye amazimwe ibintu Clara ari kumbwira ari byo koko uriya muntu ni umusheri wawe ariko se Nelisa umukobwa mwiza uretse ko no gukunda ariko nta cyaha kirimo da uretse ko ibyo nakubwira mukanyura tuvuga ko icyo wambwira uretse ko abantu babaye inshuti hari ikibazo si by'Imana ishaka none mugakundana nk'urwa Romeo na Juliet cyangwa Samson na Juliet kurushakira definition ushaka kurushakira definition rwa Neri na Morix nyine nushaka kumenya ibyo ari byongeye zanshaka kanya tuganire ariko turaho safi abantu baraho bameze neza kandi barashima Imana ubundi ndumva nta kibazo nuko murakoze ubu n'ibingibi muzaza muvuga kwe oya siyivugiye se ariko urabyumva umwana kwanga ivi ku ibyo ari byo muraho ngo mama ufite ngo ubwino ariko umwana wemewe kwambara igisara akambara akantu mu mabere ibintu nari bukubaze ndabona ngiye kugisoreza ushaka kugisoza none se nyuma y'ibyakubayeho nyine ukavuga uti mfashe umwanzuro sinzagaruka ku mbuga nkoranyambaga ngewe ndaza icyo uzaba ntaho kijya tuzaba murajyana uri we uhora uri we sibyo nta n'ikintu kigomba guhindukaho icyo nakubwira ni kimwe naricaye nditekerezaho nganira byose ntekereza byose mbitekerezaho byange bikunde finally ndi uyu nguyu nyine kandi uyu nguyu utazigera ahinduka uyu nguyu utazigera agira hajya n'ubundi abantu bakomeza guhora banyishyuza uri hehe wagiye hehe kubera iki harabura iki wagarutse mbese abantu nibo bankiza kuri pressure ituma ngaruka ugereranyije urumaze nk'igihe kingana iki ufasha aka gapoze wowe kuko urumva wowe ubyibuka neza uko bati kuva buriya se ukuva nko mu kwa 12 mu matariki kwa 11 ahubwo kwa 11 I think so kuko kwa 12 kose nari ntuje no kwa oya ahubwo se mu ntangiriro z'ukwa 12 si bwo harya nari ndi hano yego kuva burya nabaye ntujemo gake nibwo ibibazo byahise bizamo byinshi cyane ibintu byajemo byinshi byatumye ntagira mbanza nkashyira ubwenge abiri yo kwitekerezaho kugira ngo
ngaruke nzubyonjemo. Hari igihe uzana n'umujinya urumva ugashiduka ubituye nabo bitareba ugakuka kandi gukuka ntibyemewe muri uyu mwaka. Ni ukujyana ibintu byose ku murongo biriho nta n'ibyo kugira wa mutima uhisha ikintu runaka kibwira uwo kigenewe kive mu nzira aho kugira ngo kibwire uwo kitagenewe. Niyo mpamvu narenze no kukubwira nyiri ibyo gusa nakubwiye ko nutera mu gihuru ikibwejo ari cyo kiba kigize gite kiriza gifashwe ari cyo cyafashwe n'iryo buye. Yego Karabye twari kuganira byinshi cyane ariko reka mpinira aha. Hari ibintu byinshi nifuza kukubaza wenda ndahari gusa icyo nabamaraho impungenge ni kimwe. I'm here to stay. Uyu ni JALAS, ni JALAS official. Ntimuzi aho twamenyaniye, ntimuzi ubuzare mufiteho cyangwa ubwa mfiteho. Nta n'impamvu yo gukomeza nicaye. Uzubundi ndabima makuru kandi nyafite. Ntore se sinkayo yose. Nose wiyambuye umwuga. Ntabwo nawe wiyambura kandi n'ubwo bamenye ngo ndi guhiga n'ubundi ndi muri iyi mihanda. Byange company mwivemo nge mu yindi. Proje imwe irangire nge mu yindi. Bubu uko naherutse umusabikira ka mwaje kuvugana? Hari abantu buriya hari imibare mutazi. Niyo waba uri mwene wabo wamuzehe ntabwo wapfa kumuvugisha uko iboneye. Ubundi wo kwirirwa nirukaha ngo mpite mvugisha Bobo diregite ntabwo bishoboka. Mujye munamenya abantu mubahe amagrade yabo nkuko bayakwiye munabubahe. Iyo umuntu wamuhaye time sibyo ukamuha n'igihe biba byiza. Kuko urumva twe tuvuye mu bihe by'iminsi mikuru n'ibiki mu kwambera abakire baba bari kuruhuka bamwe babanagiye harimo n'ababa batari mu Rwanda. Abantu bakora bino bintu by'ama social media ubu wenda uku kwa kabiri nibwo umuntu agiye gutangira akashyira ibintu ku murongo kandi nizere ko bizabyara ikintu gifatika. Oya nibyo. Yego. Karanda gushimiye rero. Wowe ko tuganira ariko nshimire zawe zose mwirinde kuzana abantu mu bibazo batagomba kujyamo. Oya nibyo. Kubera ibi bintu byanyu mwihaye by'ibima kamera. Ubwira n'abagenzi bawe ngo ngewe nabo turi do. Mbiri. Ngewe nabo nyine. Bagenzi banjye ubwo ni bagenzi bawe bakora aka kazi kawe ukora. Kandi nawe ntagukuyemo uzajya umbaza ibitandeba ndebe hirya. Cyangwa nkubwiza ukuri nkubwire ni vana imyanda mu kavido ka Moses watureba hirya. Moses ari muri gahunda ze main yamaze ko nta uraza kukubwira se ko wambari ufite ipantaro 5 z'umukara kandi bahora bakubona wambaye umukara kuki mushaka kwigura ukaba wabigereranya se nabiriye. Iki si cyo nkubwiye ni kimwe mayindi byanyu murirwa murebuzwa iby'abandi undi ari gukorera ye mwamane muri ubundi za kwa bihakaje murajye. Icyo nakubwira ko Kigali ni ngari. Abantu barimo ni bagari mu bwonko, ni bagari mu bitekerezo, ni bagari mu mikorere yabo, ni bagari mu mivugire yabo. Ntiwamenya wanasanga n'uwo mwicaranyaho uwo mwicaranye nawe zara yaba ntuza wo kwanuza na ntuza wari we umuntu w'imbere burya arakaze. Mukarya mwirwa mureba abandi mukabacyuye ntuza mbona yewe rego uburi birebye cyakerera ukibona utera ngiyo nyirebye babandi mutajya mu bitekererezaho ibintu runaka nabasaza hari ubwo buri kubibwira kareba umuji usanga ari nanukiye urumva ijisho ryarihiriye bitewe wenda n'ibibazo n'imyotsi yahushyemo wenda atetse ngo ryararinyweye irikize kandi wowe wundi ufite iry'umweru ari wowe warinyweye. Please buri wese namenye ibye. So ushaka kuvuga ko ikosa riba ku bantu ari ukujajinga abantu bagendeye uko bababona. Ikindi ushaka kumujajinga aricyo kiri kumwinjiriza. Utajya kumutungira be. Sibyo ntihazagira umuntu uzaza kuntera iseseme ntarabona nzanira isabune. Urumva ntarakubona iwanjye umbaza ngo mwaburaye cyangwa mwabwiriwe ibyo ndimo ntibikureba. Nakazi kanje gahunda n'ukwanda yewe igihugu burya ariko ikinyarwanda kirarenze. Reka twande dusorezaho. Murakoze Imana ibahe umugisha. Murakoze Kire. Tanzaza twanda. Uri seri.